umugore aturutse he wa mugore urifuza akagabo mukubitisha uyu mugore mukubitisha umwana wajyana sinabikubwiye wa mukobwa teri ibintu ukoze abantu urabikoze rwose niba nashaka mu byutse mwana wazi kuzajya ugaterera ukajya gushaka undi mukozi sista bigenza biki mbwiye abatse bigenza biki banze mwe uyu muganga yes reka nongere mbifurize kugubwa neza mbifurize amahoro y'Uwiteka akomeze kubana namwe mu muherereye mu ntara inyazigize iki gihugu cyacu burasirazuba burengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. ni inkuru ibabaje y'agahinda iteye ubwoba ndetse iteye n'akababaro n'ingingimira n'ibiki byose no gukeka murabona amafoto nabazaniye n'umugeni uri mu ikanzu nziza y'ubukwe wambaye akantu mu mutwe kari ak'abageni. ni umugeni waberewe, umugeni uri gusa neza umugeni rwose ubona yuko nta kibazo yabyutse neza avuga ati nanjye uyu munsi ndarutahamo, uyu munsi nkiza amenyo y'abasetsi, uyu munsi nkize amagambo y'abisi. ariko ku manywa y'ihangu nibwo yaje guhura n'umwaka cyangwa se twakwita n'ibyago, aza gusanga umugabo ashatse yarafite umwana ku ruhande. nuko umugore yari yarabyariye cyangwa se umukobwa yari yarabyaranye nawe, umusore yarabyaranye nawe avuga ati njye ntago nabivamo kubona umugabo wanjye ajya gushaka, yaranteye inda, yanze kurira umwana, nta mpamvu yo kugenda rero nta ndeza mpaye cyangwa se nanjye agomba kunshaka kuko nanjye ndi umugore nk'abandi. nuko nibwo yagiye ngo ku muganga gakondo. uyu muganga gakondo ngenda namuhamagaye ambwira story yose uburyo ibintu byagenze n'uburyo bamugijejeho ikibazo, amukubita ibiceri bigera mu 200,000. amubwira ati njye ku munsi w'ubukwe nshaka ko nibagera ku karubanda mu baturage benshi aribwo uzamumpera isomo. nibwo rero uyu mukobwa yakubitwaga n'inkuba, ariko yakubiswe n'inkuba y'umukobwa wundi nawe ahari. uyu nguyu wavuga ko ari umukeba nawe yari ahari. iyi nkuru rero murayisanga ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko njye nayibazaniye kugira ngo musesengure. deja ndabashyira na nimero y'umuganga kuri screen kugira ngo muhamagare ababwire deja uko byagenze, cyangwa se mwe mubaze uko byagenze ubundi abasobanurire gahunda zose uko byagiye byifata. ni wa muhungu wanyu rero wacukumburira gusa umuganga namuhamagara arambwira ati ntago ari ibi byonyine akora, avura inyatsi, agaruza ibyibwe, abatwaye abandi, abasambanya arabafatisha bagafatana ku mugaragaro ku karubanda, agatanga ubutunzi cyangwa se impano yo gutungwa no gutunganirwa, agarura ibyibwe, atanga urubyaro, avura urwangaro, amarozi, abasarishije abandi cyangwa se waba ufite uwo akagusarisha bibwe, abasha gutanga isomo cyangwa se ikigwa, ngo abateza inzuki, abateza ibitega, ngo abadayimoni n'ibindi byinshi. nyine wowe abatejwe nk'ibyo byose abasha kubavura cyangwa se abasha kugira icyo yabakora. muri kona hari ku manywa y'ihangu abaturage bahuriye, dore ko mu Rwanda nabo bahurura kikakurenga, bari bahuye bayiteguye bavuga ati natwe twaje gutara inkuru ngo turebe se bimeze gute. muri kubona ariko ndi ku karubanda nk'uko mwabonye akavidewo abantu bari bishimye bavuga ati ubukwe bwatashye, bari bagiye kwinjira no mu modoka, nibwo bari bavuye hafi ngo y'urusengero baciye mu gasantere kugira ngo bajye mu modoka. nibwo rero uno yaje kuhaturuka, uno mukobwa yaje kuza ngo nk'iyagatera aza yirukanka, aje kureba ngo umugabo waravuga ati mwebwe muri kwishima abandi turi kurira. ni gute mwishima abandi turi kurira? uriya mwana wawe wabonaga azarerwa gute ugiye gushaka undi mugore? mbibutse rero bakobwa, gushaka undi mugore ntabwo ari ukwihakana umwana wawe cyangwa se ntabwo ari uguta umwana wawe, ahubwo
no kubona wenda ubuzima mwabanyemo buba budakunze neza ukavuga ati kanjye gushaka wenda uwo twafatanya ubuzima. Hari nubwo abona yuko urwo rugendo rwo kuba mwabana nk'umugabo n'umugore ruba rutababereye cyangwa se ruba rutabakwiriye, akavuga ati kanshake undi twabana. Ubwo rero iyo mpamvu rero yatumye uno mugore azira ubusa, ariko ngo ntabwo yari azi uko byifashe, we yikanze abona yakubiswe n'inkuba gusa. Muri kubona ko hari mu muhanda bishimye bagenda birira umuneke, abantu babaherekeje, ndetse bwari bwakeye neza pe, bwakeye neza, ubona ko wari umunsi mwiza. Ariko nyamwanga uwanze ibyiza nyine aravuga ati nanjye ntago naviramo aho, nanjye banteye inda, nta mpamvu yo kuviramo aho, gufata umwanzuro wo kuvuga ati nanjye reka mukubitisha inkuba, cyangwa se nanjye mwereke uko intama zambarwa. Rero benshi mujya mubona basarira mu mamodoka, bagasarira mu dutimba, bagasarira mu rusengero, bagasara n'ahandi hagiye hatandukanye, mutagira ngo ni iyindi mpamvu. Dore impamvu ni iyi ngiyi, impamvu y'abandi isa n'iy'uyu nguyu. Muri kubona ko nawe yari ameze neza, nawe yiteguriye kuvuga ati reka nanjye nshake nk'abandi bose, ngire amagambo y'ab'isi, nanjye ngire umugabo, ariko umugabo wemewe n'Imana n'amategeko. Nuko Satani aza kubyivangamo, aravuga ati ntago mwabana. Ati gute mwabana se? Ati ntago nakemera ko mubana. Ati nanjye umugabo ndamushaka. Niko guhita avuga ati nanjye ka ntanga isomo, niba wanyanze nanjye kanze ntanga isomo ku karubanda hose, ntanga isomo abantu bose babona yuko nanjye nshoboye, nanjye hari icyo nshoboye. Ariko nibaza amafaranga 200 angahe umugore yatanze, yashora umushinga wari kugira ikintu ugaragaramo, pana kuza ku karubanda ngo avuge ngo kankwitisha inkuba umuntu ku karubanda, nanjye nihorere. Niba umuhungu wanyu rero ndabakunda, caho caho. Niba ushaka iyo nimero nashyize muri screen wamuhamagara, deje ukabasha kuganira n'umuganga nawe akakubwira uko ibintu bigiye byifashe. Caho caho, ndabakunda cyane.